muri iyi si abantu dushyira imbaraga nyinshi mu gukora, tukagira inzu, tukagira ikibanza mu buryo butandukanye, tukagura imitungo mu buryo butandukanye. Ni mu isi ya mbere, ariko hari isi turimo cyangwa turi kujyamo, ari nayo si bita digital world. Abahanga n'abantu bazi ikintu bita mudasobwa ndetse n'aho isi iri kwerekeza, bari kugira inama abantu bakababwira ngo nk'uko twakereyaga icyo bita cyangwa se nk'uko twaguraga ikibanza still naho biracyahari mu isi igaragara, dukeneye no kugira uburyo bwose bubaho bwo kugura ikibanza kuri digital world, bwo creating icyo bita system. Iyi ni system igaragara nk'ikibanza cyiza wakwigurira muri digital world, kubera ko irizewe, urayubaka kandi kubakika mu buryo bwiza. It isn't scam, ntabwo ari scam business, ntabwo ari online business, ni network marketing. Network marketing ba investors no mu bitabo byinshi bitandukanye nagiye nsoma, bagenda bagira abantu benshi inama bakababwira ngo nimba ukeneye kugira icyo bita self development, to invest in yourself, joining network marketing, kuko hari industry cyangwa se hari company zigira uburyo bwa training system kandi bwigisha ubuhanga butandukanye bwagufasha gutera imbere mu buryo bufatika, aho bavuga ngo in this world, it is a digital world, new knowledge is equal to new money. Ni amahirwe adasanzwe rero kuba wamaze kumenya agaciro k'iyi project, cyangwa se ko waragiriwe umugisha wo kumenya amahirwe ameze gutya. Iga neza, uyasobanukirwe, uyatangire, hanyuma iyi projet uyubake, ari nayo digital world. Remember, COVID-19 ntabwo yigeze igenda, iracyahari. Mu minsi igiye kuza rwose guma mu rugo ntabwo izareka guhuza. Ukeneye gucreating ikintu kigomba kwinjiriza amafaranga using your mobile phone. So rero ndagira ngo mbashimire, hanyuma twakira umutangabuhamya ugiye kutugezaho eske business yamukuye he, yamugejeje mu buryo butandukanye.